Muraho neza muri kumwe nanjye BWUMUBYEYI kuri turi ku isi TV mu kuri Kose vibes. Aha tuvuga inkuru z'ubuzima zifite ukuri ndetse zikora zikanasana imitima y'abantu. Uyu munsi reka dutangirire ku nkuru itari ndende cyane. Iki ni igice cya mbere. Inkuru y'umukobwa witwa Teta na mama we witwa Angelinna. Ni inkuru y'urukundo ariko rutumvwa, inkuru y'ubwitange ariko butabonwa agaciro kabwo. Nabatindiye reka dutangire inkuru yacu. Angelinna yari umubyeyi w'umumama woroheje utari ufite imitungo myinshi cyane, ariko afite umutima munini. Navuga ko ari umutima munini cyane. Nimvuga umutima munini, wumva umutima ukomeye wuje mu rukundo rwa kibyeyi. Igihe cyarageze atwara inda, ari nayo nda ya mbere yari atwite. Yanyuze mu buzima bugoye cyane, ariko agerageza uko ashoboye yita ku rusoro ruri mu nda ye. Hanyura mu bihe bikomeye, ibihe twavuga ko bitamworoheye, ariko aremera arakomera. Ntibyaje gutinda, amezi 9 yarashize, igihe cyo kwibaruka cyari kigeze. Nibwo yafashe urugendo ajya ku bitaro. Akihagera ntabwo byamugoye cyane kuko abaganga yasanze bamwakiriye neza ndetse bamwishimiye cyane. Nyuma yaho gato birangira yibarutse umwana, aribwo abaganga baje kumutangariza inkuru nziza cyane. Bamubwira ko yibarutse umwana w'umukobwa. Nk'umubyeyi ugize umugisha akabona umwana, yarabyishimiye, arongera afata urugendo asubira imuhira ahetse uruhinja mu mugongo yuzuye akanyamuneza. Icyaje kumushimisha ni uburyo n'imiryango ye yari ibyishimiye cyane kuba bibarutse umwana mu muryango. Angelinna uyu mwana we yahisemo kumwita Teta, dore ko ari nawe mwana yari yibarutse bwa mbere. Ntiyatinyaga no kuvuga ko uyu mwana we ari icyizere cy'ejo hazaza mu buzima bwe ndetse no mu buzima bw'umuryango. Gusa wibuke ko byatangiye Angelinna aba mu buzima butoroshye kandi bumugoye cyane. Ibyo byose rero byarakomeje, na nyuma yo kwibaruka bikomeza kumugora. Ariko nk'umubyeyi wari ufite icyizere cy'ubuzima kandi anafite ubuzima abayemo, afite uburyo yayiyakiye ko ubuzima bugomba kuzakunda, umuryango wari ukennye birumvikana. We n'umwana we babaga mu nzu ntoya cyane kandi itameze neza. Rimwe na rimwe uyu mubyeyi akajya kuryama nta kintu ashize mu nda. Yabaga ashatse uko ashoboye kose kugira ngo arebe niba yabona amaramuko we n'umwana we, ariko bikaza kurangira bitagenze neza. Bakajya kuryama nta kintu bashize mu nda bitewe n'uko ubuzima bwanze. Imbere cyangwa se ikintu yashiraga mbere na mbere kwari kugenzura neza niba Teta yaryamye kandi niba ameze neza cyane, agasinzira atuje kandi ari ahantu hatuje. Amagambo yatangazaga mu gihe bagiye kuryama, uyu Angelinna yaragiraga ati, nubwo nkiri mu bukene, umwana wanjye azabaho neza cyane. Ubwo niko imyaka iri kugenda yicuma gake gake. Teta ari gukura, ageze mu myaka nk'itanu. Igihe cyo kujya ku ishuri cyarageze, mama bamujyana ku ishuri. Nubwo we atari yarigeze agira amahirwe yo kwiga cyane, ariko yakoraga uko ashoboye kugira ngo yereke umwana we Teta inzira nziza. Gusa Teta uko yagendaga akura
niko yabonaga ubuzima babayemo ko butameze neza. Rimwe na rimwe Teta yaba ari ku ishuri akabona abandi bana bambaye neza, bagenzi be baba bafite ibikoresho byiza cyane, mbese babayeho mu buzima budasanzwe. Teta guhera uwo munsi yatangiye kwibaza impamvu mama we atamugurira ibikoresho bimeze nk'iby'abandi bana. Nibwo umunsi umwe yazunguje umutwe aravuga ati, kuki mama nasanze ameze gutya koko? Hashize imyaka 6 Teta agera muri segonderi ahura n'izindi nshuti nyinshi cyane. Noneho atangira kubona hari abana bazana ibyo kurya bihenze, mu gihe abandi bana baza mu modoka z'ababyeyi babo. Nawe ubuzima bwa segonderi wabizi, nk'umwana wavukiye mu muryango ukennye yisanga abandi bana babayeho neza. Ibi byose byamuteraga agahinda, ashingiye ku buryo we no kubona ibyo arya mu gihe agiye kuryama bimugora cyane we na mama we. Wibuke ko akiri primaire yibazaga impamvu mama we akeneye kuri uru rwego. Mama we yakomeje kumwitaho uko ashoboye, arimuka agera mu wa 3 segonderi. Noneho niho Teta yatangiye kwanga mama we ku rwego rukomeye, mbese na mama we atangira kubibona. Bya bindi yumvaga mu mitekerereze akiri primaire atangiye kubigaragaza mu myitwarire. Mu gihe atashye ageze mu rugo, mama we yamuhamagara, Teta akitabana umujinya ndetse n'uburakari bukomeye cyane. Mama we yakomeje kumuhamagara, ubwo ndavuga umunsi umwe Teta yaratashe ageze mu rugo, mama aramuhamagara ati, Teta umeze ute? Teta yanze kumusubiza, araceceka. Gusa bigeze nyuma Teta yubahirije ibyo mama we ari kumwakurira, araza bicara muri salo. Gusa Teta ubona ko atitaye kuri mama we habe na gato. Nibwo yatangiye kumubwira ati, none umpamagariye iki? Angelinna nawe mu ijwi rituje ati, mwana wanjye ndagira ngo nkugire inama. Urabona ni wowe mwana mfite gusa, ni wowe ntezeho ejo hazaza. Arakomeza ati, Teta uri kunyumva? Teta nawe ati, ndakumva mubyeyi. Angelinna yakomeje kumubwira Teta ati, ubuzima si ibyo wifuza, ubuzima si ibyo ubona gusa, jya wubaha kandi ugerageze wihanganire ibihe byose ducamo mwana wanjye. Ati, ibihe birahinduka, uyu munsi bishobora kwanga ejo bigakunda. Wibuke ko Teta afite uniform imwe y'ishuri nayo kandi iri gusaza, kandi nanone Teta imyaka ye ageze mu myaka y'ubwangavu, akeneye kwisiga amavuta meza, kwambara ndetse akagaragara neza cyane. Angelinna aho yaje kubona neza ko umwana we yahindutse nyuma y'iki kiganiro bari bagiranye. Ubwo Teta yatuje akitegereza mama we, hagashira amasegonda agera kuri 30, yamusubije amagambo akomeye. Yaramubwiye ati, mama reka kunyigisha ibintu utazi, kuko wowe ntabwo bizi neza. Ubuzima bwawe ndabona ntacyo bumariye rwose. Angelinna yaratunguye cyane, agira ngo ntabwo ari kumwe na Teta. Mbega umwana. Nibwo yamwitegereje mu maso aratuza, abura icyamusubiza, ariko umutima we urababara cyane. Byageze ku mugoroba mu masaha yo kuryama, mama wa Teta aramubwira ati, jya kuryama kandi urare neza, tuzavugana ejo. Urwo ni rwa rukundo rw'umubyeyi rutirengagiza cyangwa se rwirengagiza buri kintu cyose.
wibuke ko Teta yamubwiye amagambo akomeye. Angelinna aratungurwa agira ngo hari ntabwo ari we ariko abwiye aya magambo. Iryo joro ryose Angelinna yararyamye ahitamo no kuryama wenyine. Ubwo amarira atemba ku maso, uyu mubyeyi rwose agira agahinda gakomeye muri iryo joro bitewe n'akababaro yatewe n'amagambo mabi yabwiwe n'umwana we Teta. Angelinna nibwo yihanganye asenga mu ijwi rituje ati Mana umwana wanjye zumva ryari koko. Ibi yabivuze muri iryo joro ati Mana rwose mfasha uyu mwana turebe ko yahinduka kuko nanjye biri kunshanga. Ati ni gute mfite umwana wa mbere agatangira kunanira muri ubu buryo. Mwakoze cyane kubana nanjye. Iki cyari igice cya mbere aho twavuze Angelinna ndetse n'umwana we Teta uburyo bameranye, uburyo yatwita umwana akamubyara akamwita Teta, ndetse n'uburyo babaye mu buzima bugoye bikarangira bigeze ahangaha tugereje. Gusa inkuru irakomeza, wowe icyo usabwa ni ukuzatega amatwi igice cya kabiri. Tuzakomereze nyuma y'uko uyu mubyeyi Angelinna agiye kuryama ababaye agatakaza n'amarira biturutse ku magambo mabi yabwiye n'umwana we Teta. Ese byaje kurangira gute? Niki cyaje gukomeza nyuma y'uko Teta abwiye amagambo mabi umubyeyi we noneho akarara nabi? Tuzakomerezeho mu gice cya kabiri. Ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde. Niba iyi nkuru yagufashije bitubwire muri komenti, kandi niba ufite igitekerezo n'inyunganizi wabitubwira unyuze muri komenti. Unadushyigikira ukanda kuri buto subscribe ukaba umwe mu banyamuryango bagari na Baturi ku isi TV. Tuzaba